Ibihe byiza kuri wowe bana natwe buri munsi mu biganiro byacu bivuga ku buzima. Tumaze iminsi turi kuvuga ku ndwara z'imisatsi bijyanye no gupfuka, gucika cyangwa se kuba umusatsi ntarema ufite, kurwara ibintu by'ibihushi mu mutwe n'ibindi bibazo byinshi muzi by'umusatsi. Uyu munsi rero tugiye kukubwira uburyo gusukura cyangwa se gukura igisuko ku mutwe bishobora nabyo kukwangiriza umusatsi. Hanyuma nawe utangire wirinde aya makosa kuko ayo makosa ashobora gutuma umusatsi wawe wangirika. Igihe rero uri gusukura biba byiza gushyiramo kondisiyona kugira ngo bifashe umusatsi koroha, usukure byoroshye umusatsi udapfuka. Niba rero utabikoze, hari abandi bantu bakora amakosa yo gusukura bahereye hano hasi ku mutwe, iyo rero bahereye hano hasi ku mutwe, akenshi imizi y'umusatsi irangirika bigatuma umusatsi utangira kugenda upfuka. Ikindi kandi irinde gusukura bashyiramo imbaraga nyinshi cyangwa se aho byanze bapfura. Nibabikore gahoro gahoro kuko uko bari gupfura wa musatsi wawe wivanze n'igisuko. Biba byiza kubikora gahoro gahoro kugira ngo cya gisuko cyawe kitaza kwangirika. Ikindi kandi igihe bari gusukura bagasanga mu mutwe harimo ibintu by'ibisebe, biba byiza ko ujya kwa muganga kugira ngo twa dusebe turimo baguhe umuti kuko utwo dusebe tuba dushobora kwangiza imizi y'umusatsi, umusatsi ugatangira gupfuka. Mujya mubona abantu benshi usanga hano mu mpande cyangwa se hano imbere hari uruhara umusatsi warapfutse. Iriya ni indwara y'uruhu, ni indwara y'umusatsi umuntu aba akwiye kujya kwivuza kwa muganga. Abantu benshi rero ntabwo bakunze kugera kwa muganga, abantu benshi hari ibibazo bumva ko ari ibintu bisanzwe cyangwa se ari ibintu bitavuzwa kwa muganga, nta ndwara n'imwe kwa muganga batitaho. Kwa muganga hari abaganga b'uruhu, hari abaganga b'amaso, ab'amazuru, ab'umunwa, buri ndwara yose uzibaho kwa muganga haba hari umuganga ushinzwe kuyitaho. Niyo mpamvu rero n'umusatsi wawe nubona upfuka cyane, nubona uri gupfuka mu buryo bukabije, uba ugomba kwihutira kuza kwa muganga. Nakubwiye ko hari indwara ziba ziri mu mubiri we zigatuma umusatsi upfuka. Niyo mpamvu rero ukwiye kuza kwa muganga ukisuzumisha ukareba niki kiri kuba ku mubiri wanjye gituma umusatsi nawo upfuka. Abantu rero mukunda kwita ku misatsi, abantu mukeneye gutunga umusatsi, ntabwo ari ngombwa ngo ushyiremo ibintu bihenze, ntabwo ari ngombwa ngo ushyiremo amavuta ahenze, ahubwo icyo usabwa ni ukwibuka ibintu by'ibanze cyangwa se ibintu by'ingenzi byo gukorera umusatsi. Ni ukwibuka ko gufura mu mutwe ari ikintu cy'ingenzi. Ni ukwibuka ko kwirinda ibyuma bishyuha ari ikintu cy'ingenzi. Ni ukwibuka ko igisuko kiremereye cyangiza umusatsi. Ibyo bintu byose nubikurikiza neza uzatunga umusatsi. Komeza ubane natwe rero, ndakeka hari tips z'umusatsi uyu munsi turi buzisoze, tukimukira ku zindi gahunda cyangwa se ku bindi bintu bijyanye n'ubuzima. Mu kiganiro gikurikiyeho turaza kubahereza topic nshyashya tugiye kujyaho, tugiye kuvugaho nayo igihe kirekire kugira ngo no mubanze muyisobanukirwe neza. Ikaze rero hamwe na muganga Theophila, mujye mwiga musobanukirwe, mwibuka gukora subscribe, mwibuka gushyiraho like, mwibuka kuduha comment, ese ni ibihe bintu bindi mwumva mukeneye ko twavugaho. Gira vuba rero tuhandikire muri comment, ibyo nabyo tubigusobanurire umenye uburyo ugomba kuzajya witwara imbere y'ibibazo, imbere y'indwara, ibyo byose turahari ku bwawe. Mukomeze mugubwe neza rero, mugire ubuzima buzira indwara.